shabyihorera mwijoro mfite 800 muha 600 400 nyishyura road ndamutegereza burinda bwira iminsi baye 2 ndi muri hotel ambeshya none ndebye kuri mobile money nsanga ni ikigabo satu dusobanure neza twumva ibyawe dore natangiye nandikirana n'umukobwa kuri Instagram ambwira ko yitwa Akarabo turakundana kandi tumaze ibyumweru 2 kandi ufite umugore gushabika ku ruhande nibyo ndi kukubwira Pastor ejo bunini wumvishe ko yayiguye mu maguru Ambo Kazungu nabikubwiye 600 bise bingeraho kavumana yanjye ibi bintu nyamara njye nakubwiye ko bumba ndi muri business ibi bintu nyamara bizakugaruka never uranuzakinisha abantu bo mu muryango wo kwa Gikinga mbeho ubwenge bwacu normale buriya Kavumbi mfite ukuntu mureba naguhera hasi nkakwitegereza nahita mbona ko byanze byakunda ndi bugukuremo amafaranga mana yanjye ibi ntabwo bizaramba icyo nzicyo nyumvira bwabujije uravuga naragura umushinga ngiye kubizana mu Umukobwa kujya bazajya bumvijwe n'amadolari bakayasunika ijwi ry'umuntu w'inaha ryakwega abantu benshi se niri wenda bizabe gutanaga imitsi njye utambi nemeye gushora ifungo ndashaka ko byibuze ijwi rigomba kumera nk'ijyamu yawe wenda bizansabe kumugaburira amagi n'amagi n'imitoro byarutwa akayijya ako business ya Rutambi gakomeza ariko mana yanjye ubundi amafaranga kuyakunda gutyo ninde yakuroza nawe yandoze niwumva umuryango wo kwa Gikinga mbeho ugite wumva agaciro k'amafaranga ahubwo bidatinze reka njye gushaka umubebe shagerageza uzabumbwira Sister njya kukwereka umurongo w'akazi uzamfasha ubikore kinyamwuga akazi kawe shari kugakemanga pe we nugira ubwoba jya Rutambi Kavumbi mba nagutekerejeho kandi igihe kirekire mushikiwa ibaze nawe bro wawe afite akazi mpuzamahanga hanyuma akaba yakemera umuvandimwe akicwa n'ubushomeri ikibazo si ubushomeri hanyuma si ikibazo ni iki Kavu akazi kawe karizewe koko hafi no gusura muri RDB mana yanjye ndi kugakemangwa ariko rero uwambaye ikirezi namenya ko kera uwabana uri gushidikanya akazi kanjye uziko n'ingagi yaguseka icyambere Kavumbi nize business icya kabiri mu manyanga n'ukuri nagutekera umutwe bigafata mu buteka mitwe no mu butubuzi ya Rutambi ntacyo nakora ngo upfe kumvumbura icyo usabwa gusa believe me akose Kavumbi ako kazi kawe kaba kizewe ukenda kugasegura bigezaho kugasegura suko gaciriritse ya Rutambi sijye ngendera kuri bimwe bavuga nibya keza karigura ako ya Rutambi ndagwa akazi karyoshye okay nacyo kambwira gusa no mu mutima utari hamwe ariko umutima wawe nawo na discipline ugira ubwo se kuri guteraguzwa arakazi ugiye kubona ari nk'igifeni giye gufabina byagenda gute wembwera akazi ibintu byihorera okay akazi ni ukugahagaza weki ngiye gukora ni ukugwasa umukadi no kugwa telefone ubundi gakurikiza amategeko n'amabwiriza yo naye maze iminsi na telefone none ugiye kuyima mana ushimwe si ukwigwa ngo ujye kwinezeza ni gute sobe ngiye no kugwa phone ya chat gusa izo chat ni ugucata n'abantu banjye gusa abakobwa mwiganye mwizina rya Sitoka Shitani ngomba koza iki nzacata n'abaki n'abagabo mfite kuri account zanjye bakwaka nambu zibaha baguhamagara mupanga ibyunguka muvugana amagambo 3 uhita umwaka 40,000 amagambo 5 50,000 amagambo 10 70,000 urumva ko ngaho harimo na bonus promotion y'ibiki saba waranguye internet kajwegerera we ariko umuntu azabigisha akazi gute kandi mbakidikanye ko we tutavukana kuko burindagize uhorana namaraso ya data we ngubonamo icyambere nuza amategeko y'amafaranga icyakabiri nuzi n'icyitonderwa cyayo itegeko ry'amafaranga se niri nyumvira kandi nayo nayazi kandi akazi kanjye ukimara kudepoza nuko uzitegeko ujyana n'icyitonderwa cyayo nyenda kubaza itegeko niri reka ngukubita amategeko 3 ya mbere nibyemera kurekura amafaranga aho atari bugaruke itegeko rya kabiri aho utaye amafaranga hazirikana ugenda wakubita umutwe ku buryo yakirazira nugira ahantu na hamwe uzongera kuyata ijya gatatu na mama wawe uri mama wawe wemerewe kumuha n'icumi mu gihe ateratekama ngo urebe ko byanze none se Kavu genda cyari kwibaza abo bantu bamaze kugwa amafaranga nta kindi kintu baha ako sisi wajya ugabanya uburindagiza uwaguha imyaka 4 ugahasoringa kugira ngo utere imbere no kuba hari ikintu watanga mu mwaka umwe ukahita utera imbere wahitamo iki
byaba umubiriho niwaho wata umuntu akaguhera amafaranga. Reka shaho uzabaza nakemera amafaranga akagenda. Mane yanjye niyo mpamvu namwe mutazapfa gutera imbere. Buriya hari umuntu ndeba nkabona n'inzara izanamuhoto. Mane yanjye iyo uza nko kungira umukobwa nari bujye njyama mu inoti nkanaziseguza nk'umwami w'abagore icyogere mu nkuba ubu ujya akunda abagore agahuza nka Miss Rutambi Kavumbi rawundi imwe nari bujye mwaka amadolari nka 600. Turatangira ryari? Okay, banza usoze uturimo wari urimo turacu turakora imenyereza akazi. Sawa ntaribi. Umva noneho njye Rutambi bumvuguriye akazi. Kavu vipis ariko jye nanga abantu badaha agaciro abantu bafite amafaranga. Yakuvumbika intoki mu mashyiga we uranyita Kavumbi ngana nkaso nya nunuka singana nawe. Okay, twikomereze amakuru y'iminsi shani freshman man ya business yanjye entrepreneur unadinze mu mufatanya bikorwa wa mukobwa wambwiraga se nabaye akagera mu rugo mbanemo materiyo zanjye ubwo mfashe ikayi n'ikaramu uwo munota nangira kwiga ku mushinga ndeba ni iki gikenewe muri business ni iki kiri gusubira inyuma nyiteramo inkunga niyo zaba telefoni zatuvugana nazigura ibintu bigakomeza. None se ibyo bintu byo mu biracyakora ndakubwiye ngo ngamata yavyaye amavuta ibiti by'imiyenje biri kweraho pome mushiki wanjye kimara kunyemerera nese nangira gutera twamoho shawo ubanza uri n'umusazi si gusa nuko wabaye igikene ako se rudakuba waba waramenye aho Twiri yiyahuriye sha naho ndumva pe ariko nje ndakeka ko kitani yahuye. Oya Twiri yarimanitse nge ndabizi kuko ubukaka n'amashagaga yirukankanye nabonaga niyo agonga indagere bwiture hasi. Aha iyo bigeze ku buzima sha byose birahagarara. Ako rudakuba ubwo uzi kubaho uzi ko ufite igihombo cy'amafaranga ko hari n'ibihombo se byo kubura umubiri wawe. Ibyo ni nka mwaramutse ubugese se wazuneta hangu 500 nk'ukuboko mwazana gutekereza kabiri unatinze nakoresha posese. Amafaranga ni meza ariko n'ubuzima bwawe ni bwiza sigaho naby'ubuzima. Ako Salisa kamafaranga uri kuyaha agaciro cyane twirajya kuyahomba ni yajyanye mu ndaya yajyanye kukimara amafaranga nyuma hanyuma se ahubwo ko abantu turinjiji amafaranga uyabitse hari ikintu yagutwara nacyo none kuyagura ikintu cyagutera ikibazo. Oya rudakuba ndakakuroga Imana yaramye umuntu imana inyama z'umubiri ariko iyo tugeze kuri izo nyama rudakuba ubuki buraruha muhamwe rero abatubuzi bayabarya. Reka sha usibye Twiri ukijije se undi muntu byabaho nini umunyerari nkawe wazaturuka hadi muri murenge wapi nyamara ibyo mvuga no ukuri. Meze mute ngwiki satura so kubona ari kurira byagenze bite bari ubaza satu abari bayatwaje icyo ni Giswahili nakubwiye ngo mubaze wimbaza mani mfasha tumubaze satu bite sha byihorera mwijoro mfite 800 muha 600 400 nyishyura rodi ndamutegereza burinda bwira iminsi baye 2 ndi muri hotel ambeshya none ndebye kuri mobile money nsanga ni ikigabo. Satura ibintu by'uru kubyumvara nge ndi kubyumva ariko sindasobanukirwa. Satu dusobanure neza twumve ibyawe cururuka turakugira inama biracamo. Baransubiza yose kuko madamu yanyica. Rimba ari by'amafaranga arakunona turayagusubiza hari ayo wadutije se tubwira rata Satu. Dore natangiye nandikirana n'umukobwa kuri Instagram ambwira ko yitwa Akarabo turakundana kandi tumaze ibyumweru 2 kandi ufite umugore gushabika ku ruhande nibyo ndi kukubwira. Iki nacyo bagituburi uretse aracyatubwira. None namuhaye 600 twumvikana ko tuzahurira kuri hoteli tukamara n'icyumweru none maze iminsi 3 ndi genyine yaranze kuza. Na Twiri yarapfuye yishwe n'izo ndaya bamupafuye amafaranga menshi nawe ariko rudakuba ibi bintu bigomba guhinduka. Umusiga mwaka w'umutubuzi yibasiye abagabo bo muri uyu murenge nabo nuko ari abahehese. Pastor ejo bunini wumvisha ko yayiguye mu maguru rudakuba nge Salisa ni hayi nego tugomba gufata uyu mujuru kwiyahura mbivuyemo nanjye ubu ndabashyigikiye. Shaka ni mafaranga rero kuko bisaba ikizi biti. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo Twiri Comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga. Guna mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound
sound maker. Guys, wowe mu content creator rero visit icyanzu wihahire